amateka hari abafite imigisha basanga baravutse mu miryango yashenye ibyo bigirwamana. Twebwe rero turi mu gisekuru cya mbere cyo kumenya Kristo. Hari ibyo tubanza kugiramo fondasiyo yo kwizera, hanyuma tukamrema andi masezerano mashyashya. Turashima Imana rero nyuma y'ibyo byose Imana yagiye duhishurira inadusobanurira. Hanyuma nyuma y'igihe kingana gutyo imyaka 15 kunda ya 20 umugore adahitanywe nazo n'urugo rukiriho tutarushenye muri iyo myaka riduha urubyaro, riduha umwana wa 20 uyu munsi afite imyaka 8 umuhungu. Yewe umwana yaje ku nshuro ya 20. Inshuro ya 20 ubwo bishatse kuvuga ngo 19. Icyerekezo TV, inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Karibu rero no gusenga Imana. Ngo mutugezeho magambo Imana yabahaye. Reka dusenga Imana. Witeka Mana yacu, turashimye umwanya wivuga butumwa waduhaye kugira ngo abantu benshi basobanukirwe iby'imikorere yawe kandi bamenye ko ari wowe Mana. Haleluya. Twahamagaye umuhamagaro wo kugukurikira, none twaragukurikiye. Ni byiza yuko n'abataramenya yuko uri Imana babimenya, kandi n'abataramenya imikorere n'imbaraga byawe Mwami Imana bisobanukirwa kugira ngo bane nabo. Tubonye aka karyo ko kuganira ijambo ryawe ibi ryacu, kubwo rihumuriza imitima ya benshi kandi rikorere mu Mana rikiza abantu. Turagushimiye rero ko iyo kudufasha no kudushyigikira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mbese basomera iri jambo nanone ririmo Imana iri kumpa muri iyi minsi. Ni Zaburi ya 35. Ariko ndasoma ku murongo wa 10, nahera ku murongo wa 10 honyine. Nasome n'indi mirongo iri munsi ngahe kugira ngo abantu bakomeze bashyigikirane, abanyantege basubizwemo imbaraga, abanyamagabaro bishimire icyo ijambo ry'Imana rizira. Umurongo wa 10 haranditse ngo amagufa yanjye yose azavuga ati Uwiteka ninde uhwanye nawe, kuko ukiza umunyamubabaro umurusha amaboko, ukiza umunyamubabaro n'umukene ubanyaga. Abagabo b'ibinyoma barahaguruka bakandika ibyo ntazi bakabimbaza. Ibyiza nabagiriye bakabyitura ibibi, bikampindura nk'imfusha. Ariko jyeweho iyo barwaraga nambaraga ibigunira, nkababarisha ubugingo bwanjye kwiyiriza ubusa, ngasenga ncuritse umutwe mu gituza, hamera nkaho ari inshuti yanjye cyangwa mwene data urwaye, nkiyonamira nkambara ibyo kwirabura nk'uborogera nyina. Ariko ncumbagiye barishima baraterana, abatagira umumaro banteraniraho sinabimenya. Baranshishimura ntibarorera, barampekenyera amenyo nk'uko abakobanyi bakora, bakobana ibiteye isoni aho abantu basangira. Mwami uzageza he kundebera gusa? Kiza ubugingo bwanjye kurimbura kwabo, icyo mfite rukumbi gikize intare. Numvise ari ukugeza kuri umurongo wa 17. Narangiza asengera muri iri jambo, yenda afasha n'abandi bari mu bihe nk'ibi twagiye ducamo, kubera ko ni bya bihe twavuze. Ndibuka ngeze muri kaminuza nyuma y'imyaka 5 mbana n'umugore n'umuhungu twabanaga, kugira ngo yarambonye uburyo aza kumbaza ati se ko mutabyara ikibazo cye. Bonaga turi abantu bakiri batoya. Ndamubwira nti kutabyara rero ni igihe cyabyo kitaragera. Hamwe ati none se washatse igihe kitaragera?
nkumva nkubise ikintu nanjye ntangira kwibwira se uko bita igihosha kuki nabyara nzabisobanura gute. iyo umuntu ari muri ibi bihe byo kugeragezwa, hari ibintu rusange abantu babonamo kimwe, gushaka no kubyara bumva ari ibintu bisanzwe, kwiga no gukora bumva ari ibintu abantu bahita bageramo, kugira amafaranga ukagira imodoka ukabikirangirire, hari ibintu biba bisa nkaho bigomba guhita biba automatique ku bantu, ariko bitabaho bigakurura intambara, bigakurura n'inzangano n'amatiku, hanyuma abantu bakaguhindukirira abanzi. Aha Dawidi ngira ngo yari mu bihe bimukomereye, byari isengesho nawe ritamworoheye, kubera ko kuri uyu murongo twasomye, murongo wa 13, we yarababwiye ati ariko jyeweho iyo barwaraga nambaraga ibigunira. Iyo umuntu agikizwa agiri muri ibyo bihe by'ububyutse, abafite n'umuhamagaro wo gusengera abantu bose no gukora ivugabutumwa, yumva abantu bose bakunze, yanabubaka yanafatana ibihe nabyo. Ariko hari igihe abantu batinda mu idini cyangwa mu itorero, aho kugira ngo bakomeze ibyo bihe, ahubwo bagatangira kwinjira muri wa mwuka w'isi wo kureba ibintu, wa mwuka wo gusengerana ukavaho. Byavuga ngo ibyiza nabagiriye bakabyitura ibibi, bikampindura nk'impfusha. Ntabwo ari byoroheye umuntu ari mu bibazo ko abantu batamwitaho. Muri iki gihe ntabwo abantu bakita ku bandi, bagifasha abantu. Rero navuze ko nakuriye mu gakiza karimo urukundo no gusabana kw'abana. Icyo gihe twari turi kumwe, ariko iki gihe ntabwo wabona abantu bakijijwe bakundanye, ahubwo bakizwa bakundanira ibyo bafite. Yaba adafite ibyo amuha, wagira ibyo asanga bikamubera izindi ntambara. Ariko Imana yacu yagushyigikira nawe. Ndifuza ko aba bantu bari muri ibyo bigeragezo bakomerera muri byo, kubera ko na Dawidi byamubayeho. Aravuga ngo iyo bababaraga yambaraga ibigunira akabasengera, ariko we ngo bamuhinduye urw'amenyo, baramuhagurukiye bamuremera ibindi. Kubona icyo gihe umuntu atsinzwe mu ishuri, kuba atabizi bumvaga ari ikimwaro, bakavuga batese yaje gukora iki, ko ari ikigoryi, yataye umwanya, abonye abuze uburyo bwo kubaho. Ariko turiho, Imana yacu iracyaturinze. Ntabwo kuba watakaza amashuri, kuba watakaza utabyara mu gihe ugomba kubyariramo, byagombye guhagurutsa abantu ngo baguhekenye. Ikintu cyantangaje kugira ngo abantu bakwirukanye abari bo bongera kuguha ishuri, cya kintu nacyo nubwo utakivuzeho, cya kintu nacyo ni ikintu kigaragaza imbaraga z'Imana. Amasezerano y'Imana aratinda ariko agasohora, kandi ntabwo umuntu ashobora kugera ku kintu Imana itamuteguriye kugeraho. Hariho n'abayize uyu munsi ntibashobora kuyabamo. Ntabwo kuba nakwiga bivuze ngo ngomba kuhita mbi igitangaza, cyangwa kuba nashaka bivuze ngo ngomba guhita, ariko kubw'Uwiteka, kubw'umugambi w'Imana, Imana igomba gusohoza amasezerano yayo. Ndifuza ko abantu bayo bahagarara mu ijambo ryayo. Ibyo Dawidi yarangirijeho kuri uyu asenga, wagasenga ku biguhagurukiye, hanyuma Imana ikazabikora. Yaravuze ngo mwami uzageza he kundebera gusa, kiza ubugingo bwanjye kurimbura kwabo. Icyo mfite rukumbi gikiza intare. Hari intare ziba zitwasamiye, abantu bagushakamo ibyo utagambiriye kubamo, ariko Imana igukize, ikize rukumbi icyo ufite, agakiza kawe, igakiza intare. Imana ishimwe cyane. Ubuntu bwawe byaguhagurukira ni byinshi, byashaka abantu ni byinshi, bikagutesha n'umurongo. Hari n'ababa muri ako gakiza cyangwa n'ingo bakazisenya, bakumva yuko bagomba kugenda uko abantu babishaka, ariko Imana ikize icyo ufite rukumbi. Izo ntare zari zigihagarukiye, kuko Imana amaherezo yayo irakora. Iryo shuri ukaricamo, ariko ikazakora, ikazarema ubuhamya nk'ubu bwatumye abantu bashaka kumva ibyo tuvuga, kubera ko Imana hari ibyo yakoze. Hari imbaraga ziri mu masezerano. Kwakira agakiza no kwakira andi masezerano. Iyo yakiriye rero ugasanga ahandi masezerano yandi nayo agusaba ibindi, twavugaga ko hari ibyo bintu byo gupfusha tugasama ariko na ntizibeho,
byari ngombwa ko tubanza gusenga tukamenya n'aho bituruka, tukamenya impamvu zabyo. Harimo rero amasezerano atari meza twagomba kubanza kurwana nayo. Nyuma y'igihe kingana gutyo, ntabwo bihagije gukizwa. Abantu bazi ko umuntu ngo yakijijwe akatura agakiza ngo biba birangiye, ibyakira biba birangiye, ariko ni ngombwa ko winjira no mu masezerano yakuvuzweho n'ibyakuvuzeho, cyangwa ukabisenya ukamenya izindi mbaraga, ugahindura amateka yawe, nko guhinduza amateka yawe. Hari abafite imigisha basanga baravutse mu miryango yashenye ibyo bigirwamana. Twebwe rero turi mu gisekuru cya mbere cyo kumenya Kristo. Hari ibyo tubanza kugiramo fondasiyo yo kwizera, hanyuma tukarema andi masezerano mashyashya. Turashima Imana rero nyuma y'ibyo byose Imana yagiye iduhishurira inadusobanurira. Hanyuma nyuma y'igihe kingana gutyo, imyaka 15, ku nda ya 20, umugore adahitanywe nazo, n'urugo rukiriho tutarushenye muri iyo myaka, riduha urubyaro, riduha umwana wa 20. Uyu munsi afite imyaka 8, umuhungu. Yewe, umwana yaje ku nshuro ya 20. Inshuro ya 20. Ubwo bishatse kuvuga ngo 19 bose mwarababuze. 19 bose nta wabayeho. Hanyuma kunda nanone ya 23 iduha undi w'umukobwa. Uyu munsi afite arenda kuzuza imyaka 3. Kunda nanone ya 23. Turashima Imana rero nta yuko icyo nacyo yakivanyeho. Twavuze iby'umwuka wera, twavuze ibyo kubaka, twavuze iby'urubyaro. Ibyo byose ni ibintu tutagiye duheshwa n'imbaraga zacu. Hari ababibona ku buntu, ariko twebwe Imana yabibayemo kugira ngo tubigere. Byavuye mu ijuru, byavuye mu gusenga, kako byari byaratunaniye kubigeraho. Naho yenda bitabaye iby'amashuri ngo tubibitangaza, twabyirutse mu gihe muri generasiyo zacu, abarungano rwacu bagiye bahitanwa n'intambara, barapfa. Twe turokoka muri bakeya, twari kubibitangaza yenda muri iki gihugu n'amashuri twaciyemo n'ubusore n'iki byose, kubera ko Imana ari yaturokoye. Yenda tukaba turi bitangaza abantu babona mu muhanda, ariko mu bwo gusenga Imana yaducishije bugufi, tubona umugisha w'Imana mu kwizera Imana, twereka ibanga ryayo n'uburyo umuntu ashobora kugera ku mugisha w'Imana atari uko arinze kujya kuraguza, tagiye mu bapfumu, tagiye mu bigirwa Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ibyikoreye. Nk'abantu batarabona urubyaro, mwabaganiriza iki? Ni iki kintu mwabafashisha kano kanya? Ibintu by'urubyaro bibamo ibintu byinshi. Icya mbere na mbere harimo n'abantu bashakana, ugasanga hari ibintu bisaba ko abaganga babanza bagasuzuma kugira ngo bitaba bitewe n'imiterere yabo ngo bitume babyara. Ngo nemera ko Imana ishobora gutuma buri muntu wese abyara, ariko hari ibintu bisaba izindi mbaraga. Byashoboka ku miterere y'abantu, nimba imiterere yabo nta kibazo ifite bakabura urubyaro, gusa nk'ibyo ngibyo turiho tuvuga bitewe n'uko Satani yafunze yabyimanye, nta yindi nzira iriho usibye yo gusenga Imana. Kubera ko twebwe twagerageje gukoresha uburyo bwose bwa kiganga, nta muganga atarageze ku mugore wanjye, bakoresha imbaraga zose bafite, ariko iyo bitaza kuba mu byo gusenga Imana ngo Imana ihishure uburyo bwabyo, nta kintu twari kugeraho. Imana ishimwe cyane ko yahishuye, kandi Imana ishimwe ko yabahaye urubyaro, mukaba muhetse, mufite umuhungu, mufite umukobwa, n'imbaraga z'Imana. Murakoze cyane kuganiriza Icyerekezo TV, kandi ubutumwa buzagera kure, kandi hari abantu benshi buzafasha. Imana rero ibaho umugisha. Gusa kimwe cyo, tuzaza no kubasura mu rugo, turebe n'abo bana, turebe na mama wabo, kugira ngo n'abantu bakurikira iyi televiziyo bazabamenye, ko babona imbaraga z'Imana, babona ukuntu Imana ifite imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga zose. Murakoze cyane rero, tubasabiye umugisha kubwo kwemera kuganira natwe. Hari imbaraga ziri mu masezerano. Kwakira agakiza no kwakira andi masezerano. Iyo yakira rero ugasanga ahandi masezerano yandi nayo agusaba ibindi, twavugaga ko hari ibyo bintu byo gupfusha tugasama ariko ntizibeho,
byari ngombwa ko tubanza gusenga tukamenya n'aho bituruka, tukamenya impamvu zabyo. Harimo rero amasezerano atari meza twagomba kubanza kurwana nayo. Nyuma y'igihe kingana gutyo ntabwo bihagije gukizwa, abantu bazi ko umuntu ngo yakijijwe akatura agakiza ngo biba birangiye, ibyakira biba birangiye, ariko ni ngombwa ko winjira no mu masezerano yakuvuzweho n'ibyakuvuzweho cyangwa ukabisenya, ukamenya izindi mbaraga, ugahindura amateka yawe, nko guhinduza amateka yawe. Hari abafite imigisha basanga baravutse mu miryango yashenye ibyo bigirwamana. Twebwe rero turi mu gisekuru cya mbere cyo kumenya Kristo. Hari ibyo tubanza kugiramo fondasiyo yo kwizera, hanyuma tukamrema andi masezerano mashyashya. Turashima Imana rero nyuma y'ibyo byose Imana yagiye iduhishurira inadusobanurira. Hanyuma nyuma y'igihe kingana gutyo imyaka 15 ku nda ya 20 umugore adahitanywe nazo, n'urugo rukiriho tutarushenye muri iyo myaka, iduha urubyaro, iduha umwana wa 20. Uyu munsi afite imyaka 8, umuhungu. Yewe umwana yaje ku nshuro ya 20. Inshuro ya 20. Ubwo bishatse kuvuga ngo 19 bose mwarababuze. 19 bose nta wabayeho. Hanyuma kunda nanone ya 23 iduha undi w'umukobwa. Uyu munsi afite arenda kuzuza imyaka 3. Kunda nanone ya 23. Turashima Imana rero nta yuko icyo nacyo yakivanyeho. Twavuze iby'umwuka wera, twavuze ibyo kubaka, twavuze iby'urubyaro. Ibyo byose ni ibintu tutagiye duheshwa n'imbaraga zacu. Hari ababibona ku buntu, ariko twebwe Imana yabibayemo kugira ngo tubigere. Byavuye mu ijuru, byavuye mu gusenga, kako byari byaratunaniye kubigeraho. Naho yenda bitabaye iby'amashuri ngo tubibitangaza, twabyirutse mu gihe muri generasiyo zacu, abarungano rwacu bagiye bahitanwa n'intambara, barapfa. Twe turokoka muri bakeya, twari kubibitangaza yenda muri iki gihugu n'amashuri twaciyemo n'ubusore n'iki byose, kubera ko Imana ari yaturokoye. Yenda tukaba turi bitangaza abantu babona mu muhanda, ariko mu bwo gusenga Imana yaducishije bugufi, tubona umugisha w'Imana mu kwizera Imana, twereka ibanga ryayo n'uburyo umuntu ashobora kugera ku mugisha w'Imana atari uko arinze kujya kuraguza, tagiye mu bapfumu, tagiye mu bigirwa Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ibyikoreye. Nk'abantu batarabona urubyaro, mwabaganiriza iki? Ni iki kintu mwabafashisha kano kanya? Ibintu by'urubyaro bibamo ibintu byinshi. Icya mbere na mbere harimo n'abantu bashakana, ugasanga hari ibintu bisaba ko abaganga babanza bagasuzuma kugira ngo bitaba bitewe n'imiterere yabo ngo bitume babyara. Nemera ko Imana ishobora gutuma buri muntu wese abyara, ariko hari ibintu bisaba izindi mbaraga. Byashoboka ku miterere y'abantu, nimba imiterere yabo nta kibazo ifite bakabura urubyaro, gusa nk'ibyo ngibyo turiho tuvuga bitewe n'uko Satani yafunze yabyimanye, nta yindi nzira iriho usibye yo gusenga Imana. Kubera ko twebwe twagerageje gukoresha uburyo bwose bwa kiganga, nta muganga atarageze ku mugore wanjye, bakoresha imbaraga zose bafite, ariko iyo bitaza kuba mu byo gusenga Imana ngo Imana ihishure uburyo bwabyo, nta kintu twari kugeraho. Imana ishimwe cyane ko yahishuye, kandi Imana ishimwe ko yabahaye urubyaro, mukaba muhetse mufite umuhungu, mufite umukobwa, ni imbaraga z'Imana. Murakoze cyane kuganiriza Icyerekezo TV, kandi ubutumwa buzagera kure, kandi hari abantu benshi buzafasha. Imana rero ibaho umugisha. Gusa kimwe cyo tuzaza no kubasura mu rugo, turebe n'abo bana, turebe na mama wabo, kugira ngo n'abantu bakurikira iyi televiziyo bazabamenye, ko babona imbaraga z'Imana, babona ukuntu Imana ifite imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga zose. Murakoze cyane rero, tubasabiye umugisha kubwo kwemera kuganira natwe.